Yes, nkuko twari twabibabwiye rero twaje kumva ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kuwitwa Turahirwa Moses wamamaye cyane nka Motion. Mugenzi wanjye Jean Paul Nkundineza nawe waruhabaye. Ni umugabo umaze iminsi 40 hafi yatawe muri yombi bwa mbere ku itariki 27 zo kwa kane akurikiranweho ibyaha bibiri, icyaha cy'inyandiko mpimbano ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yego. Kuri uyu munsi rero byahinduye isura nkuko twabivugaga. Byahinduye isura cyane ko twatunguwe mbere na mbere Turahirwa Moses nkuko mwagiye mubibona mu mashusho twagiye tubasangiza mbere, yaje agaragara mu mwenda w'imfungwa n'abagororwa. No mugabo wari wambaye imyenda minini, urwego rw'amagereza niba bazi ko umuntu ari buze muri public bashobora kumukorera uniformo imukwiriye. Turabivuga kuko ubwo Karasira yazagaha ikibazo kiravuga ngo kuki mwafotoye Karasira yambaye ngo ibyenda binini. Ibyenda yari yambaye ni imyenda minini. Ntabwo ari kumenya niba ari ikizibaho. Hanyuma rero ahagana mu saa 3 za mu gitondo nibwo iburanisha ryari ritangiye, aho umucamanza yongeye gusubiramo imyirondoro y'uyu Turahirwa Moses ndetse aha ikaze ubushinjacyaha ndetse n'umwunganira mu mategeko ari we Maître Bayisabe Irene wagaragaye uyu munsi amwunganira ari wenyine, cyane ko mu bihe bitandukanye Turahirwa Moses yagiye yunganirwa n'amategeko barenze umwe, ariko kuri iyi nshuro yunganiwe na Maître Bayisabe Irene wenyine. Rero umucamanza yahise yongera kubaza Turahirwa Moses impamvu z'ubujurire. Turahirwa Moses nawe asubiramo muri rusange icyamuteye cyangwa se icyabateye kujuririra icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwari rwamaze kwanzura ko agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma y'uko hari impamvu zikomeye basanze z'uko yakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Turahirwa Moses ngira ngo yahawe umwanya ngo yisobanure ku bujurire bwe, maze avuga ko hari impamvu ebyiri ubushinjacyaha bwashingiyeho umusabira gufungwa by'agateganyo, ariko akanavuga ko hari impamvu umucamanza ku rwego rwa mbere yashingiyeho kandi zitari zashyizwe mu iburanishwa cyangwa se zitari zashingiyeho ubwo yabazwaga. Yavuze ko kuba yarapostinze avuga ko ahinga urumogi muri Nyungwe, kuba yarafatanywe akabure kamwe kandi bakagasanga mu myenda, kuba urukiko ku rwego rwa mbere rwarengagije ibyo rwasabwe hashingiye ku ngingo ya 66 y'ingwate yatanzwe. Ibyo byose yavuze ko ari ingingo zirengagijwe ku rwego rwa mbere. Jean Paul ni umugabo ukomoka mu karere ka Nyamasheke ahazwi nko Mwirtyazo, ariko kandi atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Turahirwa Moses amaze imbaga y'imyaka 9 mu murwa mukuru Kigali. Uyu musore yavuye iwabo i Nyamasheke aje kwiga muri IPRC ibintu by'imideri n'impano, cyangwa se yashatse kubijyamo nyuma kuko ari ibintu yakundaga. Ni umugabo uzwi cyane mu Rwanda nk'umunyamideri, umwe mu banyamideri bazwi nyuma ya Ian Boutique umenya ari Moses. Yego, ni Moses Motion, ni umunyamideri ukomeye cyane kuko yambitse abakomeye. Ngira ngo muri ubwo mu Rwanda hazaga robo ya Sofia niwe wayambitse, ndetse n'abandi Sofia ni ikomeye. Robo ya Sofia akomeye cyane, uzi cyari cyayizanye mu Rwanda. Turahirwa Moses asaba ko yarekurwa akajya kurangiza amasomo ye ari gukurikirana mu Butaliyani, dore ko ngo ageze ku cyiciro cya nyuma aricyo cya stage, bityo akaba avuga ko ari gucikanwa. Ibi bikaba bishobora kuba byanamuviramo kudasoza amasomo ye ndetse akaba atabonera diplome rimwe n'abandi. N'amasomo yavuze ko ari masters ariko tujuru y'ubunyabugeni, aho we ayiga mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yego. Uyu mugabo yatawe muri yombi kuri 27 z'ukwezi kwa kane, amaze iminsi irenga 40 ari mu mvuto. Yego, Maître Irene umwunganira mu mategeko yahawe umwanya kugira ngo agire icyo avuga ku byo umukiriya we yavuze, maze avuga ko urukiko rujya kwemeza kumufunga rwashingiye ku itangazo kandi atarigeze abiregerwa. Umucamanza ubwo yamubazaga we mu misi amaze 40 ari muri gereza ya Nyarugenge, bizatugora kuzajya tuvuga igororero, ari mu igororero toujours. Igisubizo kibaye gusuka amarira. Ndabizi mugiye kuvuga ngo yarize yenda guhera umwuka. Nta mwuka yaheze, ntabwo yarize ngo yende gupfa, gusa yagaragaje ko mu by'ukuri atewe ipfunwe nk'umustar kuba yabakurikiranwa ibi byaha biri cheap. Ufite cyaha cyo kunywa urumogi, ubundi ni icyaha kiri cheap ku muntu w'umunyabwenge nka Motion, umwana ufite ababyeyi bombi, umwana ubundi ufite Moses afite uburere kuko n'umwana w'umupasitoro, ise n'umupasitoro full, nta nubwo ari n'umwarimu.
na Moses akiri muto yinyabije muri korali yo muri ADPR mu Ityazo aje Kigali umunyamujyi birangira agannye inzu y'imideli. So rero umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugira icyo buvuga cyangwa se abuha umwanya kugira ngo bugire icyo buvuga ku bujurire bwa Moses. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwatanze impamvu ebyiri ngira ngo Moses ko mubibona ajyanywe ntabwo agiye muri sale ya kane. Moses mu rwego rw'amagereza batagira ngo yenda agiye kuburana, ajyanwe muri sale kugira ngo ategereze abandi bafungwa, imodoka niza kugenda ibatware mu kintu cyitwa musururu moja. Yes, umucamanza rero yahaye umwanya ubushinjacyaha nabwo kugira ngo bugire icyo buvuga kuri ubu bujurire bwa Turahirwa Moses, maze nabwo buvuga ko impamvu ebyiri Turahirwa Moses yatanze ku kuba urukiko rwarashingiye ku itangazo kandi ritararegewe. Yavuze ko umushinjacyaha waruhagara ubushinjacyaha yavuze ko ibi biri muri dosiye. Anavuga ko kuba yarafatanywe itabi rigapimwa muri Rwanda Forensic Laboratory bagasanga harimo urumogi, ibi nabyo ari kimwe mu byo bashingiyeho. Reka twisegure gato kuko twimutse kuba dukurikiye onese wone hano nta butaka tugira butimukanwa. Yego, gusa turacyari mu mbibi z'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Aha turi ni kuri sale ya gatanu. Ni kuri sale ya gatanu twimutse kubera ko imanza kuwa mbere ziba ari nyinshi. Yego, mu rukiko rwisumbuye kuwa mbere akenshi haburanwa amadetansiyo, kuwa kane agasomwa, hanyuma mu mizi biba hagati nko kuwa gatatu cyangwa se indi minsi. Rero aha turi ni mu busitani bw'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uru n'urukiko rwa gisirikare. Yego. Yes. Aha. So rero twari tukibabwira ibyiburanisha ku bujurire bwa Turahirwa Moses wajuririye kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo nyuma y'iminsi igera kuri 40 afunzwe, dore ko nkuko mugenzi wa Jean Paul yabibabwiye yatawe muri yombi kuwa 27 Mata, akaba agiye hafi kuzuza ukwezi amezi abiri ari mu maboko ataraye. Hanyuma rero reka gato twongere tugaruke gato kuko iburanisha ryagenze, cyane cyane ko umucamanza nawe yafashe umwanya wo kumva impande zombi. N'umugabo wagejejwe ku rukiko tujya tuvuga ngo acungiye umutekano cyane hoya siko byaremeze kuri Moses yarari kumwe n'abandi bafungwa kuko mubibona mu mashusho nuko yaje. N'umugabo ubundi abantu banini cyangwa se bafite amazina azwi akenshi baburanira muri sale ya kabiri. Moses yaburaniye muri ya sale y'umwana. Nawe ari heko yakekwagaho ibiyobyabwenge. Ni sale nimero ya 5. Yahawe nimero ya 5. Sale ya Moses. Rero uyu mugabo hari ibyo yemera. Ariko kubisobanura nawe bikagora. Umushakiye aragira ati niyo baba arabunze. Bakumva ko bakabwirwa ikibazo cya Moses bategeka ko afungwa. N'umugabo icyaha cye gishobora kuzarenza imyaka 2 kuko harimo guhinga. Ubushake bwavuze ko yagiye we yiyemerera ko afite urumogi muri Nyungwe. Ikindi ubwo harimo guhinga no gukwirakwiza. Ariko kandi bwagarutse ko ari umuntu uzwi cyane uzwi n'abakiri batoya, bukavuga ko kumufunga ari isomo ku bakiri batoya, ariko bayisabirana akavuga atabwo kumufungura akigisha ko urumogi ari bibi n'aba bantu bamukurikira byabaha amahirwe yo kureka koko ibyo byabwenge. Hari ikindi kintu ubushinjacyaha bwagarutseho buvuga buti uyu Turahirwa Moses ndetse n'umwunganira nibagaragaze neza koko urumogi barungwereye mu Butaliyani. Erega biragoye bajya baba ngo nta foto nta cyabaye kuko ubushinjacyaha bwo bwavugaga buti icyo duhurijeho nuko mwemera ko arunywa. Yamushinjaga wiburi akavuga ati noneho niba yararungwereye mu Butaliyani nacyo ni mu kigaragaza. Hapo natinya sana gusa nta gereza yoroshye ibaho. Moses nabonye yarahindutse, yaba ari kunanuka yaba ari mu masura ye, nta mafovore nta musatsi. Ni urubanza rwagaragayemo inshuti n'umuryango, cyane bamwe mu biganjemo abanyamideli bagenzi be. Ariko namenya amakuru ko ngo hari n'umusheri we. Ni lazima umusore w'inzobe wari uhari. Urari we sheri we. Okay. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko ubushinjacyaha bwongeye kuvuga ko bunyomoza icyo kuba uyu Turahirwa Moses yavuze ati iki cyaha nakoze si ndengakamere kuba nabamfunzwe ni ndengamipaka. Yavuze ati ni icyaha cyoroheje
ku buryo kuba nakurikiranwa ntafunze ari ibintu byumvikana. Ubushinjacyaha kuri iyo ngingo bwavuze buti iki ngiki turakinyomoza kubera ko Rwanda Forensic Laboratory yagaragaje ko ibipimo bye ari 321 kuri mililitiro mu gihe ubusanzwe ibipimo biri nomo biba bifite biba biri 20 kuri mililitiro. Nawe ufite 20 nuwo umuganga yategetse ko agomba kunywaho cyangwa agakoresha imiti wenda iri birimo bayirimo urwo rumogi. Wari wayikoresha imiti bwagaragaje ko icyaha cye kitoroheje nkuko we abivuga kuko ibyo akurikiranywe harimo no guhinga nkuko Metre Bayisabire nawe yavuze ko mu by'ukuri 321 ari nkeya kuko yerekanye itsinda ry'abafatanywe urumogi banarunywa bari bafite doze ziri hejuru ya 400 na 500 ariko kandi Kwizera Olivier ubwo yaburanaga yari afite 650 Jay Paul yari muri hejuru ya 600 ikiriho twemeranya twese na Moses arabyemera kunywa urumogi mu Rwanda ni bibi banavuze ko imbuga nkoranyambaga akoresha atakangurira abanyarwanda gusa ahubwo akangurira n'abanyamahanga n'isi yose niko ubushinjacyaha bwavuze kariya k'isi yose nagatinya. Ubwo rero ngira ngo ikindi kintu ubushinjacyaha bwongeye kuvuga bwavuze ko kuba ari umunyeshuri yitakabaye privilege ahubwo yakabaye isomo ryiza ahubwo yakabaye nyine ntago ari uburenganzira bwo gukora ibyaha kumurekura ngo ajye kwiga hafunze ngo abandi banyeshuri benshi ngo ahubwo ngo hari n'iyitekerezeho azava muri gereza ari umunyeshuri mwiza. Yego ngira ngo ikindi kintu tutakwirengagiza ubushinjacyaha bwavuze umucamanza yababajije ubushinjacyaha icyo kuba urukiko ngo rutarasesenguye neza ibintu kuko nicyo turerwa Moses n'umwunganira amategeko baravuga bati twebwe itangazo yanditsemo itabi ati kandi yafunzwe hashingiye ku itangazo kandi itangazo ntirimo urumogi ni itabi noneho umushinjacyaha aravuga ati turerwa Moses afatwa yaravuze afatwa akabure yaravuze ngo iri ni itabi baripimye basanga n'urumogi ati icyo ni ikimenyetso kitwereka ko itabi avuga riri muri Nyungwe naryo ari urumogi. Ni ikintu gikomeye cyane. Moses yavuze ko mu by'ukuri Nyungwe ari ishyamba rya leta ko yabivuze nk'umunyabugeni ko nkuko akoresha amagambo atandukanye kwanda n'izindi mvugo bakoresha bazimiza ko yatanzeho Nyungwe nk'urugero ko ariko mu minsi amaze afunze bataradekara koko muri Nyungwe bahabonye urumogi bivuze ngo ruramutse runahari ntabwo rwaba rurwo. Umushinjacyaha yavuze ko kuba avuga ko gufatirwa mu cyuho waba ubyitera ubinywa byose byo mu cyuho bidakuraho ko bisanzwe iwe bitakwitwa icyaha. Yego nta kantu yatinzeho cyane Moses akantu yagatinzeho kubera ko Maître Irene yakomeje kuvuga ko Moses atigeze afatanwa ikiyobyabwenge. Uyu mushinjacyaha wari uhagarariye ubushinjacyaha yavugaga ati kuba atararufatanwe ariko rugasangwa iwe mu rugo nabyo ntabwo ari ibintu byakarengejwe ingohe. Umushinjacyaha yasabye urukiko ko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko rwatesha ugaciro ubujurire rukemeza ko icyemezo cy'urukiko cy'ibanze cyamufunze rw'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kigumaho ahubwo natangiye kugira impungenge uyu mugabo iminsi 30 nishira bazamupakira indi rwose simpamya ko Moses yazaburana ku itariki 15 mu mizi z'ukwa gatandatu kubera iki kuko nibwo azasomerwa detention ye urukiko rutegeka ko akomeza kuba afunzwe nagira amahirwe uko kwezi kwa gatandatu kwashira buranye mu mizi ariko biragoye cyane kuko dosiye ya Moses bayifashe nyine nka dosiye y'umustar kandi koko bigaragazwa n'amakamera barimo bigaragazwa n'abantu barwita gusa nta bantu bakaza cyane usibye nyine b'abanyamideli n'abandi banda niba kesho ubonamo ariko kubera ko akurikirwa n'urubyiruko kubera ko ari umugabo ukurikirwa n'urubyiruko akaba ari umugabo ukoresha Instagram cyane ngo na Twitter n'ibiki bavuze bati uraguma muri gereza wige. Icyo ngicyo nicyo ubushinjacyaha bwasabye ariko Maître Irene aravuga ati umukiriya waje ntago yakabaye aryozwa statiye. Umucamanza aramubwira ati umucamanza yisamugarura yasavuga ngo wumvishe nabi yavuga Orokere yavugaga ko izina afite n'ibyo yakoreraga kuri izo mbuga nkoranyambaga harimo abajene bashobora kumva ko koko niba byakoreshejwe na Moses nabo babikora ntiyigeze asaba ko
afungwa kuko ari umusitari. Yego. Ngira ngo rero mu gusoza ubujurire cyangwa se iburanisha ku bujurire bwa Turahirwa Moses kwifunga n'ifunguro ry'agateganyo, umucamanza yafashe umwanya abaza Moses niba koko yemera ko yakoresheje ibiyobyabwenge, arikiriza, anamubaza isomo yakuye muri iki gifungo amazemo iminsi 40, anamubaza niba koko ahinga itabi nkuko ubushinjacyaha bubivuga. Ibi byose rero kubyireguraho nibwo yarize. Ntabwo yarijijwe nuko yamubaje niba ahinga itabi koko. Yarijijwe nuko yamubaje ngo ahantu rukuyemo irihe somo, agira emotion. Yego. Moses yahise agira emotion, ararira. Buriya kurira mu rukiko nuko bari barimo gusoza, bari kumubwira akicara akarira akanahogora bakamuhoza, yamara gushira impumu akagaruka kuri bara akaburana. Kurira si ikimenyetso cya nyuma cyerekana ko ababajwe nuko yakoze yanyweye urumogi cyangwa se barufatanye. Ntabwo ari cyo kimenyetso. Ahubwo kurira ni nawe yavuze ngo umuntu nkanjye sinkwiye kuba nkurikiranwaho ibi byaha. Mu kurira n'abandi bahise bagera emotion, mbona bayisabire agiye guhumuriza, afata umugongo arakanda, ariko nahise badefasa ati amarira riri yaha biragaragara ko yicujije. Rero uyu mucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko umwe n'umushinjacyaha umwe n'umwavu kumwe, nyuma y'iminota nk'ibiri bamaze kwandika ibyo bari bamaze kuvuga, umucamanza yahise apfundikira iburanisha. Yaripfundikiye yanzura ko iburanisha cyangwa se gusoma bizaba ku itariki 15 saa saba amasaha ya pause. Ariko uru rukiko iyo ruvuze saa saba nyine iba ari saa saba. Yego. Reka nta gihindutse Moses akazazanwa, abakunzi ba Jaras Official TV ibazumva uko icyemezo kizasomwa. Reka dutegereze twumve niba ubu bujurire buzahabwa ishingiro, cyane cyane ko umushinjacyaha we yavuze ati urukiko nirusuzuma ruzasanga ubujurire bwa Turahirwa Moses nta shingiro bufite, ariko kandi ababutanze nabo bafite impamvu zabo, ubwo urukiko nirwo rufite gusuzuma ibi. Yatanze ingwate y'amamiliyari ya miliyari 3 kuri kampani ye. Procureur yazikemanze aravuga ati nta muntu yanazizana ari ibifurumba ugeze agiye ngo avuga ati wenda nazibonye tujye n'agaciro bazane miliyari 3 nk'ibifurumba bazitereke hano muri jaride, bavuga bati hariya baremubona ziriya ni miliyari. Yego. No kuvuga ngo na miliyari zatanzwe ni mu magambo actually. Nicyo ashaka ni kampani ye n'ubundi yari yashyize yatanzeho nk'ingwate ariko avuga agaciro kayo ka miliyari. Miliyari 3 z'amanyarwanda akaba miliyoni 3 z'idolari. Ku myaka yanjye y'ubukure mfite nta miliyari nzatunga, nta niyo nkeneye. Yewe ntabwo rero dutegereze ku itariki 15 nibwo tuzamenya ibyavuye mu iburanisha. Reka tubashimire rero mwese ababanye natwe, twizere ko ubwo abakunzi ba Turahirwa Moses uko n'urukiko rwabyanzuye ruvuga ko ari umusitari, abakunzi ba Jaras Official TV, twizere ko mu bihe bitandukanye muzakomeza gukurikirana iby'uru rubanza, kandi akantu ku kandi tuzakabagezaho uko tuzabishobora. Uyu mugabo twibutsa abanyarwanda ko agiye kumara iminsi irenga 40. Maître Frank namubaje nti kutari ku mukiriya wawe, ati kontra yanjye yarangiriye muri detention. Reka tubashimire. Kuri kamera yari Fils wa Fils.